yego wanerese nta kibazo nyine ngira isoni uranireta cyangwa ikiganiro tukireke ibintu ni bibiri kare njye guhamagaye naguhamagaye nzi kuranireta koko ndaguteretse cyane nakubwiye ngo unerete ntacyo mwampa urukundo Yes, reka nguhe ikaze wakoze sub kuri Deep TV nongere nkubwire ngo ikiganiro cyiza kiba hano honyine. Niba nkubwiye ngo jya wicara hano uvuga uti uyu munsi ngiye kureba ikiganiro Maveti yakoze ndagushima Imana igumugisha. Imana iturinde umwaka n'amadeni kandi Imana ibongere mu ndazeru kuba hakeneye. Kuri kamera ni njyewe Maveti ndi kumwe n'umukobwa mwiza twese twicaye kuri kamera. Ese ubwo twicaye kuri kamera cyangwa ni ku ntebe? Uraho neza? Nicaye ku ntebe. Niko wakwibwira abadukurikiye cyangwa nka kuvuga? Kanivuge. Yego. Nubwo nta mukobwa wivuga. Ibyo se babivugiraye. Mbese ntago wambaza izina. Ariko nubundi ari kubajije. Nuko rero. Mwitwa bande? Nitwa nde? Witwa nde wokabyarawe? Nitwa Sharon no ku Sharon TV show. Akabanyibye umugono ntago nkubwiye ahantu uturuka naho ukorera. Yes, ndabasuje no kuri uyu munsi tugiye kwigana ku tuntu dutoya twiza ikiganiro kiraryoshye. Icyo ngusaba no kuguma hano ku munota guhera kuri uyu wa mbere kugeza ikiganiro cy'iminota 80 wincecekesha ninjye munyamakuru waguhamagaye. Ceka ngubwire cyangwa ikiganiro cyawe nyive mu ngende. Aha, yego. Wanerese. Nta kibazo nyine ngira isoni uranireta cyangwa ikiganiro tukireke ibintu ni bibiri kare njye guhamagaye naguhamagaye nzi kuranireta koko ndaguteretse cyane nakubwiye ngo unerete ntacyo mwampa urukundo sha anko wamuha urukundo ko twese tuvuze ndavuze ngo mwampa urukundo wowe Sharon nyiri Sharon TV wampa urukundo romantique kuri kundeba nk'uwibye uwo mwana ni igitego ku buryo nawe umubonye wahita uva mu byawe sinzigera nkwiba yewe ndakurahiye iryarya ziri hano ubu akaririmbo kamwe utangiye kurira ndahita nkugurira iPhone. Cumi na gatandatu za telefone nakubwiye zigiye gutumuraho bashiki bacu do nose uyaragiye iPhone 16 ukora muri leta se nizizagena abantu bakora muri leta nose uhembwa iki ukora kayi kazi katuma utungira phone irengeje agaciro kame uzikira telefone okay izo content ukora nyine zizayikugurire ngiye umukobwa tuzakundana n'imbere y'Imana akanze n'ibyo kumugura iPhone mugani wa buri kantu yahuze kandi ubu ngubu hari umukobwa ugira uraza amajoro utereta niwe karavuga mfite sheri Maveti aragoswe kandi ukumwe ngo uterete nawe nereta nyine ufite irari ndarifite nabyemeye hanyuma nereta mahire gushaka kumara icyumweru udakaraba ndagaswe uteretwa na Maveti umuhungu utanakugurira mubazi mubazi ni iki mwana y'amazi konteri mubazi ni telefone yagatushe umuntu utarakugurira uzatunye umuhungu wambaye ingofero ireba inyuma kwa mana y'u Rwanda none se nkubazi ngewe nicanye nawe uri kunsuzugura mbaga gusuzugura kama ko mfite umusatsi mwiza so wanayikura mu bukabyara niko nese ubona gutegetse ni sha mwaratsinze pe ngenda byemera ejo bundi shoferi yankuye mu modoka nakojije ikarita ngo mpaguruke ngo mama yicare mwana eka ntago ndivuge company yari batanamwirukana ariko byo icyo nemera cyo urukundo rurahari ariko ubundi reka nkubaza ubundi mwashyize hehe mwashyizeho ikinyabupfura wicara gute umumama umubyeyi aticaye uwo mumama afite imyaka 24 yego yarabyaye umubyeyi nyine ako nyine kuko ari umubyeyi karahagije kandi tuzi ko igitsina gore aho kiva kikagera nabanyantege nke kurusha abagabo ubuse nta mugabo ubana n'umugore ari abasaza umukecuru agapfa ngo n'umugore nyine agapfa mbere nese bijamo ibyo biti by'abapfa
gupfa nyine intege nke no gusaza niho ngiye mbijyana no se niba umuntu utungana yego yarabyaye ndabyumva ufite ubwenge bungana iki ni bwinshi ngiye bwarenze igipimo sasa shara wambabariye ariko uyu munsi none uyu munsi ngenda kwishimiye n'ukuri none se twe tugukiye kuri ikibazo cya iPhone ikibazo kiguhangayikishije oya ikibazo kiguhangayikishije cya iPhone ntago bimangayikishije ngiye ariko ndayifite ntayo wabonye iPhone se cyane 16 cyane siko tumanye ifoto nkaza kuyizana mu kiganiro uyizane iPhone 16 turayifite ndayifite izina ry'Imana kono wiguriye se naba ntarayiguriye ibyo ntago bikureba menya ko telefone yinyifite muri make uri umukuzi ubifata uko byumva ariko ntabwo wafite ubwo bwiza ngo wigurire phone nta nubwo binaba bivuga ngo ubwiza nyine nibyo nakubwiye ngo burabatunze iyo uza kuba uri mubi telefone se bazitanga mu mfashanyo nimba ari cyo gishoro Imana yamuhaye buretse mu warize telefone bazitanga mu mfashanyo asa shara ko nkuzi ko oya Airtel na iPhone si ibintu bitandukanye Airtel utanga ngaye kugira ngo si 20 nayo si imfashanyo nayo si nyine uba wayiguze ndabyumva kandi ngenda bizi neza ko nta kazi ufite kagwembe 500 ku kwezi ku buryo wajya kugura iPhone ntago nabasha kuyigurira ariko umubyeyi wanjye yayingurira umubyeyi wakakugura iPhone nawe ubwo atayifite akosha ubwo se nukugira ngo batazaba ababyeyi bishimira abana babo bateye imbere kandi ntago umubyeyi yakwikina ataguha wow abana shero amaprank warukina kuri TikTok yazanye hano subiramo imboga yishe imboga imbere y'ingoro mbabari ibyo aho warungeje narahabonye reka twiganirire ku byiza byo kubuteye neza nawe urabizi kuri mwiza ariko yego ndabizi wow niba ari ikintu cya mbere nkundira umukobwa kuba feelinga ko nawe ubwo ari mwiza umukobwa uteye neza si umukobwa uteye neza kuri wowe n'umukobwa umeze ute umuntu wese ateye neza ahubwo biterwa n'amaso amureba kuko baca umugani ngo nta nkweto iburi yayo wow urakoze ngewe ntararingira ariko njya numva abandi bagenzi banjye bavuga umukobwa ufite ikibuno reba muri kamera ngewe ntararingira ariko njya numva ngo umukobwa ufite ikibuno bagenzi banjye nkabaje muve bajya babivuga ntago je muve ari mugenzi wawe ni umugabo ukaba umusore muhurirayo yamaze guhitamo twese ntabwo aho duhuriye je muve mukuremo n'umugabo ukaba umusore n'umupapa ufite umwana aho duhuriye na hantu hamwe muhuriye aho duhuriye hagati y'umugabo n'inuza ya indi nuza yavuze uri kumva byo bitwa bibuza gute oya nje naje muvo duhure nuko nta bwanwa nje ndabufite ariko ntacyo tuvuye no kuri warananiye sharo nukure pe uri mwiza ujye urinaniye nese nk'abandi bana kuba bafite ubwanwa munanakoramo gutya ubu nkawe izi nini teja mu gikoma igikoma ndakinwa ariko ntabwo nabivugira imbere ya kamera wapi cyane ukuri nubwa mbere nakiye umukinnyi wa filime abantu bari bagiye ibintu bibagiye kukina na filime da ndayikina ariko na n'ubu ngubu nyenda bizi mbere ukiri umwa sorry nangiye kuvuga imyaka yawe Imana imbabarire we azi cyo uyu nguyu uko oya ariko ntoya ngiye ikibazo nemfuze ngiye kuvuga imyaka yawe kubitinzemo nzavumba ngo ayapeti ufite cyangwa nagutumiye Mirutse urwavumba gute shari bagatse man iki kigano nibadakata karakana nzakiripotinga akahe nzavu yes ubwo nyine cameraman yiyumvishije arabikora yes tugikomeza urabona uyu munsi hari ukuntu ujya guhatanira akazi bikasaba ko mukora ikizamini kugira ngo kazi mukabone ariko ugasanga nk'umukobwa nta mashuri afite ariko uyu mwanya yahisa urigata niwe ugiye guhita agakora pe urabizi neza ari abanyabwenge babura akazi kandi batsinze n'ikizamini hakagendera ku bwiza bw'umukobwa wowe warangiza ukavuga ngo ntago ngo ubwiza ngo burya ngo ntabwo bugutunze gira ikintu bivuga aho ngaho so ushobora kuba warize yego waraminuje ayo mashuri yawe yose ayigo ariko udashoboye akazi rero kuba warize no kuba utarize ni ibintu bibiri bitandukanye ariko ushobora kuba ntarize warize nkaba nkurusha akazi abantu bagira impano zigiye zitandukanye
ikindi cya kabiri kuba wahereza umuntu utarize akazi ushinga business ukeneye income. Wow. So rero iyo income niba ubona izava muri wa wundi utarize ni gute utamuha akazi? Nanjye kukumvamo cyane ko tujya twumva ngo abantu bize cyane abanje bibajabuka. guys ati abantu bize bigenda bibajabuka. hari igihe babize na imibare myinshi. Tugikomeza Yego. Battery yavuye. Okay. Yes. Nuvuga ngo njyewe uyu munsi pe suku kubeshya. Nta kibazo. Anko gira Sandra. Bivuge none tukiri imbere ya kamera. Bingahe? Twarenze ibirayi bitatu kweli. Oya Deep TV iyi company ndabizi ni inzara uzanye. Yego. Turabikora. Tugikomeza ariko tugarukeho gatoya twiganire ku bintu by'ubuzima bumwe namwe butandukanye bw'abana b'abakobwa bagenda bangirikira hano. Wagivuze uti ibintu bya iPhone byo tubiveho pe ntitwongeye no kubigarukaho kuko bizi bidutwaye inshuti. Uyu munsi hari abantu nyine wambwiye ko uteye neza. Yego nibyo uteye neza. Ese ujye ukurura abagabo? Kubakurura mu buye buryo. Nyine turabizi neza gukurura abagabo. Subwo cyose ikinyarwanda uzi nawo bwa wibinsurira. Sesengura ikinyarwanda. Bivuga ngo nyine imiterere yawe ituma abagabo bagukurikira ari benshi baka nyine urabakura bakagukurikira Ubanze imiterere yanjye itagibakuru. Nawe njye. Nta bagabo uvuga ngo nta nshuti z'abagabo ugira. Okay. Wow. Ndishimye ndishimye pe. Kugaga ngo nerete. Oya kugutereta ho uzabona umugabo no ukuri pe. Uzabona umugabo no muri comment abantu bari gukurikira ndaza no gutanga nimero yawe turebe ko wagira ikintu bagufasha. Nese bifite ikibazo cy'umugabo uzamura bute bataguhamagaye. Hari aho wabahinze. Ndetse ni bara diaspora. Shaka bana ba diaspora batumaze abakobwa pe. Ese ba diaspora si abantu? Nta bantu ariko bo nyine kure ko babona amafaranga. Ngo bazi ikibazo. Uwo nk'umunyamerika uri mu Rwanda. Waba bamwita mu diaspora. Cyo kibazo nanjye uri kuri kamera badusubize. Umunyamerika uri mu Rwanda iwabo bamwita mu diaspora. Kandi noneho hari abantu bavuye muri Amerika baza gupaga sinahi iwacu mu Rwanda. Ubu no mu diaspora. Ejo bundi nagiye kurira muri restaurant y'umuntu hano Kimirongo mani. Umuzungu aranseriva. Noneho boss we ni umunyarwanda. Ni ingoswe. Ndibaza. Oya, man mu bigaragara ahubwo hari. Ni diaspora aje gupagasa mu Rwanda. Ni umuzungu. Naje ho ndajyayo. Uragiye no gushakaza. Oya ndajya kuri mu diaspora. Satsa. Shaba aba diaspora no kuri batumaze abantu pe ibaze ko uyu munsi utereta umukobwa mu diaspora. Reka nkubaze ikibazo kimwe mafite. Aba diaspora bari muri Amerika, Canada n'ahandi hagiye hatandukanye. Si abanyarwanda? Yego. Sibo bashaka abagenzi babo b'abanyarwanda. Rimwe na rimwe harabishakira abazungu. Hanyuma reka nkubaze ikibazo kimwe. Akumazeho guta umugore n'ubundi ko Imana yagiye igenera umuntu uwe. Wambabura Jambo ry'Imana ravuga ngo nzakuremera umufasha ugukwiye. None niba ngiye Imana yaravuze ati mwana wanje uzashaka ku diaspora. Diaspora kandi umunyarwanda uri hanze. Anytime yagaruka iwabo. Ubwo uri kumva cyetse ubwo uvuze ngo abazungu batumaze abagore. Cyo nabyumva. Tuvuge ko ndi umuyede. Nta kujyana uri dogiteresse. Yes, ntaribe. Uyu munsi mujyanye Imana yaba yarakungeneye. Exactly. Yego urabyemera neza. Cyane rwose. Je nago mbihamya neza. Imbere y'Imana uricara ukavuga ngo ngewe nzashaka umunyamashuri. Imana ikagenda ikaguterekera hariya. Ingoswe itarageze no muri top 1. Umugani witwa se ngo nta amaboko atareshya ntaramukanye. Urawuzi? Turawuzi. Urawemera se? Yego. None se niba uvuze ko amaboko atareshya ataramukanya ni gute umufunda ajyana? Biterwa naho babivugiye. Ese kuri kuvuga ko mva nkubwira. Isangaye kuri yo saha yawe. Saa 6:25. Binyereka turebe. Sharo wambabari. Sharo wa. Ako ni sangaye. Nose bitwaye iki se? Oya bitwaye iki se? Reba isaha yawe. Nyereka. Sharo mbabarira. Oya nyereka. Ako. Ariko hari abantu bagira akambara amasaha. Umurimbura aho wigendeye. Sharo. Isa nagiri ko baratubwiza nyukuri. Aha.
maso rebe nje nagiraga ngo ugiye kuyinsaba kubera ko ukunda gusabiriza ariko ntabwo naringiye kuvuga ngo isange ntabwo iri kugihe ikintu ndi bugukorere ndakurangira umusherepe kandi utazakubabaza nukuri kw'Imana pe ndamuguha izina ry'Imana n'akavido ndakamwa ntabwo ari kunkwepa bwa kabiri musaza ndakurangira umwana mwiza inde asha Imana kamerama wagiye ureka mana ntacyo uzabikatemo urumva mani kubera ko uyu munsi niba ukeneye umugabo mu diaspora mani hari n'ibintu ari n'uburyo umuroza kuroga mani atagutamitse pe ugasanga umukobwa araye amajoro ariko anga kurya ibiryo ngo ashaka kugira mu nda zero ngo ashaka kugira ikibuno hari n'abajya kwibagisha ngo kugira ngo azabone mu diaspora mukuru amakuru ya Marina tumuveho kuko turi inshuti yararwaye hari icyo atavuze mwa bantu mwe mubajije amakuru ya Marina ngo tumuveho ni inshuti yanjye pe tunamuveho Nese kunsubiza ngo ameze neza turabizi ko arwaye okay yarakize amabona ameze neza nta kibazo nyine Imana y'u Rwanda akucyaro tuvugizanye kuri akwendaga kutubwira ko Marina ari inshuti yawe sibyo ra yego turi inshuti ari gukora ibintu bya muzika hari Nigeria amabona nyine ameze neza n'umuntu ameze neza ikibazo Nese umuntu yarabisanzwe ameze neza ariko inshuti yanjye ariko yararwaye ntabwo yarwaye kandi nyashi yarwaye malaria yarwaye malaria ibyo ni ibintu byizwe n'amakuru ngiye namwihamagariye nyine amabuno yameze neza aricara nyine nta kibazo mbese nyicaraho asharo ko nawe ufite ikibuno tuvuge ko nawe wagiye kukibagisha Ikanombe bari gukora akazi we n'amabere bakayihagarika nawe urajyayo njyewe n'undi ko nayo ngira ikibuno urajya kukibagisha ndagifite ngiye Imana yandemye yabyiteguye wow ni ikintu ukundwa pe ibice byawe byo kumubiri bura n'amavuta yandi yo guhindura ntayo ujya wisiga ubwiza ufite ni karema agakotoro kandi kandesa wow ariko abe n'igihe unabibura kubwo abasore banga kubikugurira niyo mpamvu nisiga ya desa kugira ngo ntazajya muri abo basore kubona narakatama k'Imana kushira imisatsi henze ngiye mfite mama wanjye yo mukire wow insuze na mama wawe no kuri insuze na mama wawe Imana igiye mu mugisha yakomeza kuguraza iPhone kugira ngo ejo muri ntazakona mu gisimenti nawe uhagaze uri gucuruza ibidacuruzwa ni ibiki gucuruza umubiri Imana igiye numva ari ibintu ariko biterwa n'igishoro Imana yahaye umuntu ku buryo nawe ubwo wajya kwicuruza ku market rega ngiye mfite mama wanjye yo mukire abandi bana setso ariko ugira icyo upfana na Kristo abantu bajya birata ngo ababyeyi bacu n'abakire uzankoresha amakosa oya impamvu nk'ubu njye nari ngiye kuvuga ukuntu nisangiye umuntu ari kudiringa kwinjirira ubuntu hariya muri Genis kandi ngo nizamadorari yewe mana we Sharon rero nabonaga ari umwana ubundi bugihagarara ariko ibintu azi bro ushaka ufite imyaka 52 mbona ute uri umunyabwenge urarenza akubwira ibintu akagucabiranya ako nawe ukura kuko ubu bwenge ufite kiye nyuma y'ibyumweru nyuma y'imyaka 3 yabagushakira bo gukura nyuma y'imyaka 3 nutabuba mu nzu byibuze wishira 200 uzabukira ibyabareze ndabikubwiye iyo mba mubunyishyura ngahe yasambye ko ufite mu mawoko kugura sibuse mu bana shawara agiye gukodesha na tambara muri babandi pe mwanjye naga ba mu Rwanda kandi ko kugize shaka mu diaspora na mama wawe no mu diaspora nanjye ndo mu diaspora naje muri vacances anyibukije umuntu ngo yitwa Nshimiyimana ariko ngo nakajya avuga ikinyarwanda none hari cya groupe nisanze mu gitondo gukitwa badahambana iyo groupe yitwa badahambana babyuka bari kugana mu bintu by'ama business nahise nkora refuta nanjye nababwiye ko mama wanjye avuka Rusizi papa wanjye ari umunyamusanze ubwo ndi umumetisi hajya ko twasanze ndumuki nanjye ndi umumetisi yes mama wawe niba ruwa hano papa wanjye no umunyamerika papa wanjye no mama wawe ni umunyamerika papa ni umusudani man ejo bundi turi gukora ikintu kiganiro yahamagaye mama wari kumubwira ati wambana udufaranga mukanyuza nk'utudolari 200 mu kinyarwanda wanjye ninazi ikinyarwanda reka nkubwira akantu je muve ntaribagirwa ejo bundi nagiye muri tagisi nubwo mbonye umuzungu uteze tagisi barazite yewe we nyine bwo ngiye ku giti cyanjye bwa mbere
umuzungu yicaramo twuzuye pe bagenda bari kutubyiga ibimama bigenda abamama bagenda bari kuvuga hasinga abazungu ngo bagenda bagura izabo abazungu bagenda badusunika ngo bazaguze imodoka zabo ngo nabakene tugiye kugera hari kuri repline numva ravuze ngo ngiye nguransiga kwa mama Janvier abagore bakorwa mu kantu buryo twamuvugaga ngo azi Ikinyarwanda ibyo bintu natwe byizeze kutubaho turi kuva i Karongi turaza tugeze ahantu bita ku Rufungo hinjiramo abagabo babiri sura n'abazungura ngira ngo naba bandi bafite imisatsi imeze abahinde ngira ngo noneho barinjira bakajya nyine ariko ubu ntabwo babavuze nabi bavuga ngo abahinde nabo ngo barakubiswe ngo batege ngo batega amatagisi noneho tugiye kumva umuhinde umwe ahita avuga mwese ngo mwebwe ngo Imana ngo yazabahaye ngo nkuko ngo twakubiswe ngo namwe ngo mu Kinyarwanda man ntabwo nzongera umva man mujye muvuga kuva icyo gihe nahise mvuga ni ni nka cya kindi mama wanjye avuga wow kamama ntago ari mu diaspora wenda yagiye kubw'amafaranga arayabona umuntu yaba yaravutse muri Amerika dusuppose ntago yigeza kubitika wenda ngazina no se wakeneye ukava muri Amerika ukaza ngo ugiye gushaka inuza iki n'iki mu Rwanda ahubwo si ikibazo kuba ndi mu Rwanda mama wanjye ari muri Amerika gikomeye ahubwo ngiye gikomeye ntago umwana wanjye ngiye namushyira mu kindi gihugu nde nandi naza kuri igipfu wari kumbona uti naza mu Rwanda mbese niwombeshejeho niwombeshejeho ubu saka kanya wicaranye nanjye simundi wamugane iyo utaza mu Rwanda ari kwisanga muri filime wari gukina muri filime z'abazungu nuri kujya nyine zozindi we petit ndagaswingi ahubwo wowe jaro je numvaga no kwisaba to nzakujyana gusenga ariko Imana ishimwe pe Imana ishimwe mise nkumenyera hano kuri kamera uri umuntu uzi umudivantiste agoswe nawe wargoswe egwe inzoga oya ntabwo inzoga mwagakoma nangiye ko umudivantiste w'umunsi wa 10 na kangahe je ndi umudivantiste w'umunsi wa 7 jewe vone umunsi wa 7 pe ubwo urumva ujya bangunye kuva bamuja mujama mwaje ngo umudivantiste w'umunsi wa 5 ubitanu 7 yamani abadive nibo abantu ba mbere baba bazi Bibiliya muri Mateyo 5 handitse ngo iki kuko ubwoko bw'Imana reka njye gusoma nukuvuga ngo akwitura muri Bibiliya Mateyo 5 uhita ujya kuhareba Mateyo 5 ntabwo uri buvuga igice ubwo arasoma igice cya 5 cyose ntabwo ari ahantu handitse ubwoko bw'Imana avuze Mateyo 5 ubwo urareba imirongo yose yo ku gice cya 5 ntabwo ari ahantu handitse ubwoko bw'Imana sibwo nta gusengara ngo mpite nko kubita za Zaburi mu rwego rwo kugira ngo tutiteranya insengero barazifunze none ibyo bice byose wabisoma ukabura ahantu handitse ubwoko bw'Imana ngabanyumvira naho birimo yes man ntago kandi no mudive abadive babazi Bibiliya bro egwe Imana ishimwe kuba nawe bakunda nawe unabemera ntago mbakunda mubwiye ko babazi Bibiliya gukunda no kuba muzi ni ibintu bitandukanye mbese niba udakunda abadive kugira ngo nguterete wese si wavayo simba mbona uraguswe wewe wavayo ukaza muri ADPR akantu ko kugotwa ntongere kukavuga mu kiganiro noneho ejo bundi cyo ni mure n'umuntu mani none abantu nyine bagira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe banyangane ntago ndi nko kurengerera mura n'umuntu ni inshuti yanjye agira ikibazo cyo mu mutwe bavuga kurengera ntago bavuga kurengera bara abantu bose nabo harimo abantu basiriye niyo mpamvu nakuye ngo n'abantu twese turabasaza namwe baje ni mbese ari umugore ukubyara ari n'umwana uri kuvuka ninde wumva ubabare cyane nawe arambaza ngo mbese uramutse kunyura mu idirishya ari wowe n'idirishya ninde wumva ubabare cyane mbese ubundi nyine uri kumva iri dirishya atari gari babara burya nawe noneho impamvu nakubwiye abantu twese turabasazi ahubwo nuko dusara ibintu bitandukanye ariko n'ubundi baravuga ngo umuntu muzima aba afite iminota 3 yo gusara ngo yibaze nkawe utari na muzima Imana igire neza iminota 3 ntigere tukicaranye hano soze ikiganiro wahiturya neza ariko mbabwire ngo ikinyobwa kigezweho ni B1 gin ikinyobwa cyuje ubuziranenge ikinyobwa gihumura ikinyobwa cyujuje ubuziranenge ku rwego rwo hejuru ukeneye kukirangura wabamagara kuri 078 920 7 vuga TikTok umuvuga nyine gutyo ikinyobwa nyine utarimo ibintu by'ikabyo ikinyobwa ni B1 gin nyigishwe nzajya namaza kivuge
ngeze bamara akazi nishyura yes twigarukiye ku bintu byuzuye dusoza ikiganiro mwana ntabwo twasoza utambwiye igihe uzashakira umugabo mu diaspora ndamugushakira ntaribi ndavuga gake mu diaspora ndamugushakira ntaribi uhita umubaza n'igihe tuzabanira ushobora nawe n'umukobwa ari kumwe mu murangirano yagura impeta ngo zo bazamutunga umuvandimwe nza kuyitegurira anniversaire nanjye umva anapanga abatipe nka bane bafata yes nanjye urebe kuri Instagram yanjye nagize birthday ngira abantu bazinyifuriza pe k'umuntu ariko nta wakoze nta n'umuntu wigeze antungura none ndandika ntuza ati mavete nanditse post ndagaposting nise mavete ukimara kugira isabukuru ukabura uwagutungura wumvise wari ndagaposting man nanjye isabukuru pe iyo uramwaka wari shawe kuri anniversaire mwagiye mudukora anniversaire basi ukoreka wunga uyikore mu keke oya ngiye bajyankwera cake bayatange amafaranga nanjye kuri anniversaire zabo nzajya nyatanga seka abantu badukurikira ko bari benshi mwaka utaha uvuga ikiganiro gikwirikirwa n'abantu benshi watanze nimero yawe bakazagutungura cyo ngiye kubona sheri diaspora none umunsi ngira isabukuru umuntu aramamagara ati ndikimihurura wateze akamoto kaza nkagutungura tega moto za ngutungure gutyo yarambaje ati wagize koko birthday ni yego nagize ati no wafashe akamoto kansanga kuri heri line nkagutungura mwese waragiye uzumva wajyayo ngo cyece ngo najyayo akagutungura rasetse sangi bakumena amazi utabyiteguye se ndagaswe yamenye ngo nagize isabukuru nakuniga nje nko bwiza ujya anniversaire ryari ngo tuzakudubike bu 28 z'ukwa munani ato sikera so wazabukiye abitse ntabwo naba nyiri mu Rwanda sugugeze umwaka bakakumena hashyushye urwo ruhu rwaye rugahita ruba inzobe none se n'ubundi wacu kare muri Amerika hari ikibazo ubwo nyine uzapanga gutungura Sharon azamumeneho amazi yatuye mu diaspora azava mu gihugu aze kunungura kazama amafaranga nkajya uzitungura wow ushano kuri mane igigwana amafaranga Sharon mwifuje amafaranga sinjya kuzongera kubona ukene ungera umukenera kubera ko nakugaburira ntabwo uri umukene pe ako niwe kwifuza ngo uzarongorwe no mu diaspora na mama wawe ari we wakakupfuye impu bakakurangira mu diaspora nukuri pe mama wanjye ndangira umugabo tuzabana umwana yataye ikinyabupfura arakabye pe ngenze umujama duturanye mama yirangire umukobwa nyiri byondo wanje ni umugore ajya abwira umwana we ngo kira cyana kiguciye utareba ngo wamureze seriye man ahubwo we bugira ni umukene ntanze ugira hajya nabwo ntanze ugira uzabikate mu yengera inzu uwangurishije inzu ariko nubundi ntaga inzu ari bwo bukira inshuti yanjye nujya no gushaka umugabo urumva imana wabyeme ko ntanze ugira rekeraho ngo nta kindi unyigisha nta kindi unyigisha nyine ntubure ko nawe oya wikwirwa ntabwo ndi mu diaspora ntabwo kwisobanura umva twagiye nubundi njewe umva amavete uzashaka ryari usu uzashaka ryari nshaka kujya kumumuka nanjye nimba n'umugore nzashaka then akose ubundi kamubwira mfite umutipe ndimo kurangire ngo passe pe no mu diaspora ni mwiza ntari birye aseka neza umva aseka neza iyo urebye inseko y'ibirwa cyane nk'abahinde nta tikagira no kwiba yasha kuba yaribye ho rimwe nanjye mubwiye ko nibyeho rimwe ariko nta kibazo ako mwana ukiri umwana ntabwo wibaga utubwizanye uko izina ry'Imana yo mu ijuru na mama wanjye yanangira uhamwe sinigeze niba ahubwo nibye nguze wow nanjye izina ry'Imana kuva navuka sinigeze nibaho usibye igihe nkora telefone ya mwarimu oya shange mubwikiwe nibye ni imiwembe imyembe myambe na cameraman ejo bundi nubwo yubatse yagiye kuri harahibye kuri Bega House yarawanuye kandi afite umugore pe ariwe oya umwembe wo nta muntu utawiba pe ahubwo kandi ijambo ry'Imana avuga ngo nimukibe nimukice nimugasambane nimukaroge ndakureka ka video k'umusaza bafashe ngo yibye igitoki akusha man byarambabaje pe wakoze iki wakoze iki je naka video nabonye ntago muzi hari n'umuntu wanyandikiye mu diaspora izina ry'Imana ati wampuza n'uyu muntu ndavuga ni simbeshe ko ari papa yamenya rye cyageza ndavuga ni ibintu byazangaruka ni nta ubwo atasababwiye papa w'icyakoro ndakuyana ngamufite mbaho tubihiteho ndaza kuguhana tuvuye kuri kamera ndagukanda shaka kugura ikintu uza niba ntasufite
yarapfuye cyangwa ari kapfe nabi se wavuze nkakubwira kandi njya gufasha imfubyi kibireke turangiza ikiganiro njye no kuzimya kamera nako mikoro dukomeze sasa hari ibintu bisigaye biri tureninga by'utuvideo ngo abakobwa ngo bambaye ubusa gusa umuntu aguhamagaye ngo ufite video yawe ufite amafaranga cyangwa nyite hanze urabivuga iki sharo uyifite azayihate urakeka nta video yawe afite hanze uyifite azayihate ese hari umusore ujye guhamagara ngo nyureza video yawe y'ubwamba yaba yahaze kira wahita umuburuka niko ibi diaspora bimeze nako ndanabihinduye nta mu diaspora ukeneye yasha wemera ukazimurundira ariko ukaba uze kudusiba ikiganiro ndagisharinga mama wawe udakina amase kazi karakazi kumva ndi mu kazi kanjye ko mu cyumba ko nyumvira nawe ugira nyina zikara akazi nyine nanjye ntago muvuze ko atari akazi ariko pe kankubwiza nuko kangugira inama ariko reka nkwere mushiki wanjye isoni nani sharo sima mu isoni yaje kan ntago muzi ndaka nje ntago ntereta kangugira inama nkawe uri mushiki wanjye sibyo Sonia kangugira inama nk'umushiki wanjye yego Sonia akazagira umusuru uzanga gushuke yegure mwiza pe aho gure mufite amaso ngo meza nguri mwiza kurusha ideni ngo ubwiza bwawe butera mu bapadiri uyu mungu ushagira imitombo uriga mubwira reka mubwira uko nukurereta gusa we njye ntabwo ndi gutereta pe uri mwiza pe kurusha ideni oya uri na mwiza pe ufite n'ikibazo ideni riba ryiza ideni ni ryiza mari ikiba kibi nukuryishyura naho ideni riraryoha bro riraryoha nibiraye ngiye kukugurira n'iby'ideni deni ariko amave ibirayi byawe ko bivuga ariko urabirya none se babishyizeho se mbese nawe ushaka kugira ngo umuntu akwibutse ko yakuguriye maze wampaye 1000 se ni ikibazo shaka urasabiriza wamfura gusa barahabwa nusebye nuza yanyu nuyisebye uyu ni nyabura bazagakatamo oya nuyisebye uzigamira mani yasora ikiganiro nabanje kureba nje ajya ntajye muri mfite cyane oya ndayafite oya ngiye amafaranga ndo ari kwashakira ibyo amafaranga uzabikate nyuma oya icyara asicyara hari bidusoza ariko nta bice ntaga amafaranga ari ubuza amafaranga 1000 asa data ko ufite mama wa mu diaspora wa masengi mabete uziko nakibagiwe hajya yitwa ngo iki ni dipu ntabwo twabuze amafaranga ariko nibyo yazana ibirayi ntugiye kubirya se ugiye kubikegeta sharo ndakwishimiye nuko uswasoje inzara ariko siko bitarashya ntacyo tuguma tuvuge ntukagaragaza inzara kuri kamera abantu babona nkaho ubyibushye bakagira ngo urarye kandi kuva twamenya rambona njya ubwo umuntu ukirishije ni ibiro 3 ni ibirayi 3 we komana aho shari Rwanda gukunda nubwo atari cyane ndagukunda nukuri nkunda ko wambara ukabera sindana gutekerezaho njye ntari ngiye nkunda ukuntu wambara shani wambara amakoma pe waberwa nukuri hari umuntu bari mwiza mani cameraman ugasanga niyo yambara imyenda usanga niyo yambara imyenda y'igiciro pe ariko ntajya aberwa ariko niyo wambara umwenda wa 500 izina ry'Imana wacana mutari bakagutwara ubuntu nta mutari bagutwara ubuntu bwiza ukuri unsebye hano nicaye na hano ntago muvuze ko gutwara tumodoka tujya twunwarira ubuntu wow yes ejo bundi umukira yagize arya amafaranga pe n'umubwa mbere nemwe n'umukira kamwe ati ndagufana kiri 5,000 yama oya ni 10 wabivuga ni 5 shawe irengera yama 10,000 muri karitsiye cyanyiri ibyo ndetse bakirambonye ngo ndagasubira nyongera 5 kuko amafaranga yo kwezi muranyura 5 ubuse ngo yaguhaye arayiki ndagasubira nibyo mundangire n'inzu pe mfite n'ibyondo mubi uza harya ndagisharinga yamba nyiribyondo wanjye ni umuntu mwiza ukwezi kurashira akanyihorera akambwira ati nuyabona uzayazana twabyumvishije icyambe kiba ari icyambe icya kabiri kiba ari ikinyoma urakodesha wapi imana izakurinde kodesha niba wabukodesha ntabwo waza ngo bivuye ko ndabavuze ngo mu mwana mu diaspora ntabwo bibaho niba ari ikintu nabonye abakobwa bamenya kwihagararaho
sha n'ubwa mbere umukobwa akubwira buryo ki yagupfiriye kandi shaho isura yawe arayinubira ashaka amafaranga y'ikode cyane pe ibaze ko umukobwa ngiye yigeze n'ubwa mbere umukobwa yankwenda yamuha yambwiye ibintu bikomeye numva koko nibyo yarambwiye ngo ngiye kugwamagara video call ngo ubundi kwirimbe ngo ngurize 600 wapfushije se ati oya none se faranga ushaka nayiki ngo mavite babarumpa 7,000 umbaze ibindi by'uri bumbaze nyuma ariko ndi kwirimbe amafaranga ndayamuha bro nta gutekereza byinshi ababigize akamenyera arongera ntekere imitwe ambwira ngo ari mu bitaro ariko ntago ari burwayi umuntu arwaje hari agashinye kari kugura 60,000 ambaza amafaranga nanjye ubwanjye muri ayo meza abiri yarashize ntafataho nanjye sinzi ukuntu umwuka w'Imana yanyije arambwira ati mubwira guhe muganga muvugane aba mpaye urugabo ndarabaje ati hi brother numva ramaje ngo musubize ngo iki umuganga utaze naka hi brother umuganga utaze nakongereza none kamiro abakobwa mukura pe ntabwo mvuze kukura ariko ntabwo mujye mushiramo pose ukuri mu bintu bigaragara baby nabwiriwe nyureza icyarindwi ushiramo n'ibiciro kugira ngo umve ko biri seri nusura uramagaye umuntu nguri mu bitaro ugize umwaka umugahura mu kabari ngize ikibazo ndetse niba wenda bakubwira ngo mitimu muganga kwandikira kubwira ngo uruca kumwakana wow ako bigaragara ukunda kukwirinda ikigare sibyo nta nicyo ngira nta nicyo nzi ejo bundi umuntu yanditse comment muri nuza muri comment ya umuntu yanditse muri comment ya Shadibu arandika ngo Shadibu mu rugo kubeshyira ngo urindanye ati uri imisugi nge ko mbibona ati ko ufite abana beza wow tugana ku musozo nukuri pe nukuri nge nzajya nkuru tuganiro duto twiza gira ubutumwa wihera abakobwa bagenzi ubu ni gito ni kinini kukikunda kunjyana mu bintu by'ibishego cyande nijura ngwe ni gito ni kinini nta kibonye sikamera ikiganiro sikamera manu uko kikamera shaye kontenti zirahari mureke kujya mu matiko tukoze ikiganiro cyiza Sharon wakoze kuza kuri Depo TV dusa amatiku yazaniye iki amatiku twayavuye navuze ngo ntago tujye tuzana amatiku hano kuri channel nisundi hari amatiku hari umuntu ugira amatiku kuri channel yawe ntago ujye uvuga abanyamakuru ngo bikini biki nta matiku ngewe uherutse gusohora ngo ni bari mumbe kwande kuri Sharon TV bagiye kureba part 1 basigaye banambeshye iwanjye haba ibiganiro byigisha abahungu gutereta nkawe wagoswe bikumva ndaje kanze kamera veho nkubwira ukuntu usa nijuru kandi uri igikara ijuru harya nireba ndaje nkubwira ukuntu usa nabikira Mariya kandi bikira Mariya so mureke dusoza ikiganiro yego mwakoze kureba iki kiganiro wow Sharon ndabakunda n'amafite arabakunda bivuge Mavete we ntago mbizi bye kuko ntago mubereye mu mutima Mavete uretse kubagira amagambo menshi yego akanesha umutwe ubundi gifunga umutwe wow yes mwakoze kubana natwe kuri Depo TV ndabashimira mwakurikiye guhera ku munota wa mbere n'ukuri Imana igiba umugisha kandi bahe ibineza neza n'ukuri pe ibarinda amadeni n'abarozi abari badukurikiye impano mu cyari Depo TV gahunda nakagaruka ciao ciao ngiye nitwa Mavete